Amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini ubugenzuzi bw'amashuri ndavuga NESA yatangaje yuko abanyeshuri bazatangira gutaha gusubira mu ngo zabo gutangira ikiruhuko cya mbere mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Abanyeshuri biga bacumbikirwa bazatangira gutaha ku itariki 31 z'ukwa gatatu umwaka wa 2026. Bivuze ngo rero abanyeshuri bazatangira gutaha ku wa kabiri. Bivuze ngo abarimu mwese barezi babyeyi mwitegure kohereza amatike y'abana none ahangaha kugira ngo abana bazabone tike ibacyura, ndetse n'abarimu nabo barasabwa kubahiriza ingendo z'abanyeshuri uburyo bazajya bagenda bakurikirana. Ahazwi nko mu karere cyangwa mu ntara y'Amajyepfo hazaba hari ku wa kabiri Huye, Nyamagabe, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo, Musanze bazatangira kugenda ku wa kabiri ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu nibwo abanyeshuri bo mu ibyo bice bazatangira gutaha. Ku itariki ya mbere yo kwa kane azaba ari ku wa gatatu Ruhango, Gatsibo, Nyabihu, Rubavu na Burera ndetse na Rwamagana na Kayonza niho abanyeshuri bazatangira gutaha. Ku itariki ya mbere hazaba ari ku wa gatatu. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 hazaba ari ku wa kane Nyarugenge, Gasabo, Gicukiro, Nyanza, Kamonyi, Karangazi na Rutsiro na Rulindo na Gakenke na Ngoma na Kirehe nibwo bazatangira kugenda. Hazaba ari ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane hazaba ari ku wa gatanu nibwo abanyeshuri ba nyuma bazaba bataha. Bivuze ngo no munsi wa nyuma w'abanyeshuri gutaha aho baba bari hose cyangwa aho bava bakagera. Ndavuga bino bigo bikurikira: Rusizi, Nyamasheke, Bugesera na Gicumbi hazaba cyangwa nibwo abanyeshuri bazaba bataha. Bivuze ngo rero nibwo abanyeshuri bazaba banyuma barimo bataha. Bivuze ngo rero abarimu mwese murasabwa kubahiriza zino ngendo z'abanyeshuri. Abanyeshuri mukabohereza hakiri kare bakajya mu biruhuko bizamara igihe kitari kinini cyane. Abarimu mwese murasabwa gukora ibyo mwategetswe.